ubone yandikishijwe n'intoki, uyisomye ugira amarangamutima menshi, nta kabuza uri umuntu ugira amarira hafi ahita ashoka. Nyiri kuyandika yanditse agira ati: muraho bayobozi ba Rayon Sport, nitwa Nkundizanye Maria, mfite imyaka 71 y'amavuko, nakuriye mu cyahoze ari komine Rutobwe muri perefegitura ya Gitarama, ubu habaye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga. Navutse ndi umukobwa umwe mu bana 8 data yari yarabyaye. Iwacu twakuze turi abahinzi n'aborozi. Data yahingaga akanagemera imyumbati mu modoka ya Daihatsu twari dutunze. Twari tubayeho neza muri iyo myaka, twari urugo rwifashije kuko abaturanyi bacu batwitaga abakire. Nk'umwana w'umukobwa umwe mu rugo, nabyirutse basaza banjye banetesha, ntibatumaga ngira icyo nkora, kuko niyo nashakaga kugira icyo nkora barambuzaga, bakambwira ko bari buze kubyikorera. Iyo twasozaga umurimo ku mugoroba, naherekezaga abasaza banjye aho babaga bagiye kuragira inka. Gusa iyo baragiraga inka banakinaga umupira. Rimwe na rimwe hari igihe bakinaga umupira bakonesha, ariko nkaba ndi uwa mbere wo kubavuganira kuri papa, kuko data yagiraga amahane cyane. Data yari umukunzi ukomeye cyane wa Rayon Sport, bigaterana basaza banjye bose gukunda iyi kipe ya Rayon Sport. Iya Rayon Sport iyo yakinaga nta cyakorwaga mu rugo muri icyo gihe, kuko umukino twarawumvaga kuri radio ukarinda urangira tukabona gusubira mu mirimo. Gusa nubwo twakundaga Rayon Sport mu rugo, data niwe wenyine wajya gukunda kujya kuwureba. Sinzibagirwa umunsi nigeze gusaba papa ko yanjyana kureba umupira wa Rayon Sport, maze uwo munsi aranjyana. Hari mu mwaka w'1947. Wari umunsi ntazibagirwa. Icyo gihe papa n'abasaza banjye 4 twajyanye i Nyanza aho Rayon Sport yari igiye gukinira. Uwo munsi wari umunsi mubi kuko imvura yabanje kugwa ari nyinshi. Papa anadusaba ko twareka kujyayo, ariko kubera ukuntu numvaga nshaka kujya kureba iyo kipe, ndamubwira nti papa ihangane, nabigusabye rimwe, ninjye mukobwa wenyine ufite, mbabarira tujyane. Papa yakundaga Rayon Sport cyane, nubwo imvura yagwaga ariko ihise. Papa yaratujyanye, atujyana na basaza banjye. Uwo munsi sinzawibagirwa, kuko ni umunsi wambereye umunsi w'ubuzima. Ni umunsi wambereye mwiza ariko mbera mubi. Ni umunsi w'inkuru n'akababaro n'agahinda kanshengura umutima buri munsi iyo numvise Rayon Sport. Icyo gihe umupira wararangiye, turataha. Papa na musaza wanjye bambutse umuhanda, imodoka yarabagonze ibagongera mu maso yanjye. Musaza wanjye yahise apfa. Papa nawe tumujyana kwa muganga, twamugejejeyo amara nk'isaha imwe yonyine nawe ahita apfa. Kuva uwo munsi sinongeye gusubira kureba Rayon Sport, kuko numvise izina rya Rayon Sport binyibutsa papa na musaza wanjye bapfuye. Njye mfata ko bapfuye bazira Rayon Sport. Bakimara gupfa ubuzima mu rugo bwaratugoye. Papa yari umukozi cyane, kuko niwe watumaga tubaho. Papa niwe wari ufite ibintu yinjiza mu rugo, yewe ni nawe wari uzi akazi ke ukuntu kari kameze. Kimara gupfa rero twaratesetse cyane, imibereho mibi yatangiye kuza iwacu. Amafaranga papa yasize yaje gushira. Gusa nyine mama akomeza kutubera intwari, kuko yarahanganye cyane, adutunga mu buzima butoroshye, adutunga ari umupfakazi, adutunga tukiri bato, ariko nanone akomeza kudutunga. Gusa umunsi ntazibagirwa ni umunsi mama wanjye yapfaga. Muri make papa wanjye yari umugabo w'umukozi, yari umugabo utuje kandi ukunda gusenga. Nyuma yo gupfa kwe twese twabaye nk'abahungabanye. Mama wanjye yabaye nk'uhungabanye, yewe bisa nkaho bimuzaniye uburwayi bukomeye bwo mu mutwe. Gusa bitewe nuko papa yakundaga Rayon Sport, akanapfa avuye kuyireba. Iyo twumvaga umupira wa Rayon Sport, twumvaga ari igihe cyiza cyo kwibuka papa na musaza wanjye. Umunsi mama apfa rero
Rayon Sport yari iri gukina umukino na Kiyovu. Mama wanjye na basaza banjye bose twari turi kumwe munsi y'igiti cy'umunyinya cyabaga iwacu. Iyo twumvaga umukino wa Rayon Sport twese twajyaga mu buzima bwo kwibuka. Mama wanjye yakundaga kurira umupira ugitangira kugera urangiye. Uwo munsi rero nabwo umupira waratangiye, mama atangira kurira. Natwe twabaga dufite agahinda ko twabaga turi kwibuka papa na musaza wanjye. Uwo munsi turi kumwe turi kumva umupira, mama yararyamye, aryama ku gasambi twari twicayeho, aryama duteye umugongo ariko akomeza kurira. Umupira iyo warangiraga, njye na mama na basaza banjye twafatanaga mu biganza tugasenga, tugasabira papa na musaza wanjye umugisha, tukanabasaba kujya kudusabira umubyeyi Bikira Mariya aho bari kumwe kwa Jambo. Nk'uko twari tubimenyereye rero, umupira wararangiye maze tubyutsa mama ngo dusenge. Mama yanga kubyuka, turamunyeganyeza yanga kubyuka. Mama dukomeza kumuhamagara ariko twitegereje neza dusanga mama nawe yapfuye. Ibi byo simbabeshye numvise bindenze, kubyakira birananira. Buri cyo nkora nicyo ndeka. Nashatse kwiyahura, mbona nabyo ntacyo byaba bimaze, ariko mpitamo gusenga ko nabonaga Imana indutira byose. Mu gusenga kwanjye nasabaga Imana kuzakira ubuzima bwanjye, ikansaba no kwakira ubuzima nari ndimo icyo gihe, kuko nyuma yo kubura ababyeyi banjye bose, basaza banjye 7 nabo baje gupfa. Nareba umubare w'abantu bamaze kumfira mu maso, nkumva nanjye kubaho ku isi nta kintu bikimariye. Naje kwigira inama ku gihe byibura naba nshatse umuntu ufite aho ahuriye na Rayon Sport byazamfasha kubaho muri ubu buzima, ko kubaho njyenyine byo byabaga bisa nkaho binyobeye. Ibi Imana yaje kubimpa, impa umugabo waturukaga imusambira, yavugaga ko yakiniye ekipe ya Rayon Sport. Yambwiraga amateka ya Rayon Sport mu myaka yo hambere, nkumva neza abaye mu kimbo cya papa na basaza banjye. Iyo yanteteshaga namubonagamo isura ya mama. Mbega uyu mugabo yambereye igitangaza, naje kumukunda, yewe bimfasha no kwakira ubuzima nari mbayemo. Dukunda rero nawe kandi akankundira ibyo. Iyo Rayon Sport yakinaga yamfashaga kwibuka nk'uko twajyaga tubikora kera. Simbabeshye, ubuzima bwanjye bwari bumaze kuba nkaho butangiye bundi bushya. Numvaga mbonye ubuzima, numvaga nongeye kuba njye, numvaga ari ubuzima budasanzwe. Icyo gihe iyo Rayon Sport yakinaga nibyo nabaga afite agahinda, nkagira amarira, ariko nanone bikantera kwishima kuko byibura nabaga ndi kumwe n'umuntu nyumva, umuntu mfata, umuntu nkomeza. Uyu mugabo wanjye rero numvaga ari umugisha, yewe nubwo tutigeze tugira umugisha wo kubona urubyaro, numvaga nta kintu bimaze kuko numvaga isaha n'isaha tuzabigira. Yankundiraga Rayon nanjye nkamukunda. Simbabeshye, umuntu ukunda Rayon Sport mba numva nkundiye umuryango, kuko umuryango wanjye wose mufata nk'aho ari Rayon Sport, yewe nkanavuga yuko bapfuye kubera Rayon. Rero niyo njye, niyo mpamvu ukunda Rayon Sport nanjye mba numva nkunda. Umugabo wanjye rero kuba yarakundaga Rayon yaranayikiniye, numvaga ari umutuzo wanjye kuri njye. Numvaga ntuje, nkumva azi icyuho cy'ababyeyi banjye, kuko umugabo wanjye yarakiniye Rayon. Numvaga byaranyumuye umutima, bigatuma numva ko byibura Rayon Sport yancumbusha ababyeyi, impa umugabo nkunda. Mu myaka 12 twari tumaranye, nubwo nta rubyaro twari dufite amahoro kandi twumvaga isi dukunda. Gusa akaryoshye ntigahora mu itama. Umugabo wanjye nawe yaje gupfa, atabaruka akenyutse. Ntago mbabeshye, icyo gihe namaze iminsi 2 nanjye ntaza aho ndi, nari meze nanjye nk'uwapfuye. Nanjye banjyanye kwa muganga, numvaga isi yose noneho indangiriyeho. Ibaze kuba ku isi nta mwana, nta muvandimwe, nta mugabo, nta mubyeyi. Mbega gisa nk'uwibera mu kibaya cyanjye njyenyine, nta bushobozi buhambaye mfite, nta mitungo nsigaranye. Icyo nsigaranye mfata nk'umuryango wanjye ni Rayon Sport, kuko no kumva inkuru ya Rayon Sport binsubiza mu bihe byanjye. Nkibuka papa, nkibuka mama, nkibuka abavandimwe banjye, nkibuka umugabo wanjye,
nibuka ko nta kidashoboka guhinduka, nibuka ko uwari umukire ashobora kuba umukene, nibuka ko uwashoboraga kuba afite abantu benshi bamukikije ashobora gusigara ari wenyine. Njye nari naratese, ariko isi nayo nabonye ukuntu itetesha. Iyo ndi kwiyumvira Rayon Sport rero bituma nibuka uwo ndi we naho nkomoka, gusa mba mfite agahinda n'igikomere ntazi uko nzakira, natewe n'amateka n'imyaka yashize. Gusa iyo byibura Rayon Sport itsinze ndarira, ariko byibura nkanishima. Gusa iyo Rayon Sport yatsinzwe numva kuva mu kirago bigoranye, ku buryo mbura nunsohorera agahene ngakanzirikire ku muharuro. Ubu ndi kwanikana agahinda n'ikiniga nsaba ubufasha. Simbasaba icumbi, simbasaba ibyo kurya, simbasaba amafaranga, simbasaba kungarurira abanjye babuze. Njye ndasaba byibura Rayon Sport itsinde. Byibura iyo itsinze nongera kugarura ibyishimo. Iyo Rayon Sport itsinze nibuka data, nkibuka mama, nkibuka abasaza banjye, nkibuka umugabo wanjye. Wowe rero uri bubone iyi baruwa sinkuzi, nawe ntunzi, sinkusabye ngo umenye kuko ntacyo byamarira. Umbwirira abayobozi ba Rayon Sport bakora ibishoboka byose, nibishaka bibasaba ibya mirenge, ariko bagerageze Rayon Sport itsinde. Mubabwire ko hari abantu babayeho kubera Rayon Sport, kandi ubuzima bwacu bushingiye kuri Rayon Sport. Dufite abagiye kubera Rayon Sport, dufite n'abo Rayon Sport yahinduriye ubuzima, dufite n'abo Rayon Sport yahinduriye ubuzima. Ubambwire muti yatsinda kimwe cyangwa yatsinda 10, bati icyo twebwe twifuza ni intsinzi, ko gutsinda kwayo bihuzima benshi nanjye ndimo. Mukomeze mugire amahoro ya Kristo, kandi imigisha Imana itanga namwe ijye ibageraho none n'iteka ryose. Ku munsi w'umuzuko, ubwo Yesu azaba agarutse kureba intama ze, icyo gihe abapfuye bazaba bazutse. Uwo munsi wenda nzongera mpore n'abanjye, mpore na papa, mpore na mama, mpore n'abasaza banjye n'umugabo wanjye, twongere turebe Rayon Sport n'ibizaba ikiriho icyo gihe.